Yesu Kristo ashimwe cyane. Imana himbazwe ko duhaye umwanya mwiza wo kuganira nayo ijambo ryayo. Uyu munsi turaganira ku gice cya 26 cy'Itangiriro. Imana ishimwe. Duciye bugufi maso hawe, turihanya twatakiranze maso hawe. Data, tugushimiye umwanya mwiza tubonye, twakira imbabazi zawe aho twatakiranze maso hawe, twakira imbaraga zawe zidushoboza gukora uyu murimo mu izina rya Yesu Kristo. Twakiriye umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Turakwiyega kugira ngo tuganirize ibyo tugomba gukora isi yose nibona imirimo myiza dukora twese duhimbaza izina ryawe kubwawe Kristo mwami wacu. Amen. Imana ishimwe. Mutwe dufite tuganiraho igice cy'Itangiriro, ibice 26, umurongo wa 20, tuhera ku murongo wa mbere. Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Isaka turamuzi, azerera, sinzi impamvu Bibiliya yakoresheje iri jambo ari ryo yahisemo, ariko tujya dutekereza kuzerera harimo tujya tubikoresha ku ijambo ritari ryiza. Uri kujya ahantu rimwe akenshi utazi, ni ryari umuntu akagenda ajya ahantu atazi ameze nk'ushakisha. Gute umuntu yifata agahaguruka akazerera? Isaka turamuzi, afite umuryango. Ngubu ngira ngo yari yarabyaye uko turabibona mu bice bibanza ko ariho yabyaye abahungu babiri b'impanga, Esawu na Yakobo. Ni gute azerera? Isaka nk'umuntu ufite umuryango arazerera gute? Sinzi impamvu Bibiliya yakoresheje ijambo, ariko turifata nk'ijambo ritari ryiza. Tujya turibuka ko kera bajyaga badukubita ngo umwana yazerereye. Kuzerera ubwo harimo kugenda udasabye uruhushya ku mwana, ariko noneho umuntu mukuru se arasaba uruhushya nde? Ibyo byose Bibiliya iraza kubitubwira neza. Mu gihugu cy'Abafilisitiya, noneho avuye mu gihugu kimwe agiye mu kindi gihugu. Kuzerera umuntu mukuru ryarazerera. Umuntu mukuru azerera ryari? Aba yabuze icyo akora. Donc umuntu uzerera nanone ndumva nibutse nanone umuntu uzerera haba nta kintu kindi afite cyo gukora. Reba umuntu ufite umuryango, ni ryari umuntu ufite umuryango ashobora kugira ikintu akora? Kuko umuntu ufite umuryango ubusanzwe aba ashobora kugira ibintu akora runaka kugira ngo bifashe umuryango kubaho. Noneho rero ari muri situation noneho zo kuba nta kintu afite cyo gukora. Bene data, hari abantu benshi turagenda tugenzura tuganira, umuntu ari muri situation kuba afite umuryango ariko arazerera. Se arazerera wenyine, ari kumwe n'umuryango baragendana, nta kintu, bose umuryango wose ufite icyo ukora ku buryo ushobora guhaguruka ukagenda ukava mu gihugu kimwe ukajya mu kindi. Uyu ni wo mutwe twaba duhereyeho, ariko reka turebe impamvu bakoresheje ijambo kuzerera. Ngindi nzara itera muri icyo gihugu. Inzara turayizi uburyo buri wese ajya byose, nta muntu utaragize inzara. Niko mbitekereza. Niyo waba ufite ibyo kurya, ariko ntihabura igihe waba warashonje. Inzara, hari basonza rero bakabura ibyo kurya. Ngira ngo nicyo gihe noneho cy'umwihariko cy'inzara itari iyateraga mbere Aburahamu akiriho. Urumva hari yabayeho ku bw'Aburahamu, nabwo Aburahamu turibuka ko nawe yagiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Ndibuka ko
na Aburahamu ibyo byose hasanze umwami witwaga Abimeleki. ngira ngo birashoboka ko Abimeleki ryaba ari izina rihabwa abami b'Abafilisitiya nk'uko Farawo rihabwa abo muri Egiputa. Nicyo gihe ku bwa Aburahamu nabwo umwami witwaga Abimeleki, umwami w'Abafilisitiya. Inzara irateye. Sinzi inzara itera, indi nzara itera mu gihugu, b'icyo gihugu. Inzara, reba, kugira ngo havugwe ko mu gihugu harimo inzara biba byakomeye. Mu gihugu cyose harimo inzara. Turibuka ko Bibiliya ivuga ku bandi bantu habayeho mu gihe cy'inzara mu gihugu cya Egiputa no mu bihugu ngira ngo bihereranye nacyo. Ndumva ntibuka neza Bibiliya ahantu igaragaza niyo nzara yagarukiye, ariko tubona ko abantu bavuye i Kanani ari bo Umuryango 12 ya Isirayeli bajya guhaha mu gihugu cya Egiputa, ariho Yosefu yarari. Inzara ituma abantu bava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi guhaha. Inzara, tujya dusobanura inzara mu buryo butandukanye. Hari inzara yo mu buryo bw'umwuka n'inzara yo mu buryo bw'umubiri. Duhereye ku by'umubiri, mbese hari igihe ahantu uri waba ubona inzara yatuma uva ahantu uri, tuvuge ko ni mu gace uva mu gace urimo ukajya mu kandi. Tuve mu gace, mu gihugu urimo waba ubona inzara ku buryo wava mu gihugu kimwe ukajya mu kindi. Mu gihe nk'iki ngiki hariho ubuhanuzi bukomeye yuko inzara, bavuga inzara iraje, intambara, ibi ni ibintu bijyana. Inzara, intambara, ibyorezo, indwara zidasobanutse. Tube maso kuko kuri njyewe njye ndabibona. Ibihe by'intambara turabyumva, ibihe by'inzara turabyumva kuko ibiciro birazamuka, ama essence, ibintu biradugagira umugani. Tube maso. Iyo hariho inzara ngo abantu bajya bimuka bakajya gushakishiriza ahari ibyo kurya. Ni hehe hari ibyo kurya? Inzara iri mu gihugu kimwe, inzara iri ku isi yose. Mu gihugu cy'u Rwanda turarya bisanzwe, ntago birakomera, ariko amakuru ahari nuko ibihe biri imbere birakomera. Ukurikije uko ibiciro bizamuka, kuko niba bizamuka gutyo hari aho bigera ubushobozi bwa bamwe ntibushobore kuhagera. Turibuka ko ngo hari igihe higeze kubaho inzara mu gihugu cy'i Samariya, donc ni muri Isirayeli, hitwa i Samariya. Umwami rero nawe ngo abaturage bamubona ngo ari kugenda ku nkike ngo yambaye ibigunira. Umwami, kubona umwami wambaye ibigunira, yumva inzara yari yageze no mu bakomeye. Benedata, tube maso kuko inzara irimo iragenda itutumba. Kuri njye uko mbibona, ndabona izagarukira no mu bakomeye, kuko bigenda bizamuka mu byiciro. No mu bakomeye ntihagire n'umwe isiga. Inzara hari uburyo twayirinda. Icyo gihe ndibuka ko umwami baramutakiye, abadamu babiri ngo bagiye inama, baravuga bati turye abana bacu, ngo umwe tumurye uyu munsi nawe wawe tuzamurya ejo. Ngo bateka umwe baramurya. Bene data, tube maso kuko kugira ngo ibi bihe bitazatugeraho, tubyitegure, kuko turabona turi gusatira ibihe nk'ibyo ngibyo, aho ababyeyi barya abana, abantu baricana, abana bashobora kwica ababyeyi
abantu bakarya abandi. Sinzi, ku isi abantu barya inyamaswa zitandukanye, amatungo atandukanye, ariko arabo numvise mu minsi ishize mu Rwanda bamaze iminsi baduha ngo batanga donc inyama z'imbwa. Ntabwo ari ibintu bimenyerewe mu Rwanda kurya imbwa, sinzi niba ahandi mu bindi bihugu imico nta kibazo. Abantu ariko ngo hari naho barya abantu, uboshya vampire, Benedata, abantu ibintu bya ababyeyi ngo bagera ahantu barya abana, ngo bukeye ngo bagiye bamaze kurya umwe, ngo bukeye ngo umwe ngo abwira undi ngo zana n'uwawe tumurye, undi aranga, ajya kurega umwami ati turengere. Umwami abyumvise, niba yarashishimye imyenda ye, ngo nyine icyo nibuka nuko bamuhaye basanze nawe yambaye ibigunira. Igihe abantu bambaraga ibigunira, umwami kwambara ibigunira, umwami yambara ibigunira, umwami bihereye mu baturage birazamutse bigeze ibwami. Umwami arangije, ndibuka ko ari, birashoboka ko ari muri cya donc aba ni ibintu bijya bibaho Imana yemera ko biza, ntabwo ari ibiteza. Imana ntiteza ibibi, Satani niyo ugambirira ibibi, ahubwo Imana rimwe na rimwe igakingura nyine ikemera ko biza. Dupime, turi gupimwa. Hari umwami rero ngo witwa Beluteshazari, Imana yapimye isanga adashyitse, iramwica. Ko yasanze nyine adashyitse, yari atangiye gukoresha ibintu byo mu nzu y'Imana bari baranyaze. Umwami ngo icyo gihe Beluteshazari, Daniyeli yamwibukije ngo ibihe byabayeho by'uwo yasimbuye, ati urabizi byabaye kuri Nebukadinezari, kugira ngo Imana imwereke icyubahiro cyayo. Arangije Imana yemera ko Nebukadinezari ajya kurisha nk'inka n'izindi nyamaswa, inyama cyangwa amatungo, sinzi, arishe imyaka 7 umwami, kugira ngo amenye ko hari Imana, hari ibihe bigiye kubaho. Tube maso. Sinzi, iri jambo tuba twarasangije hashize igihe, iki gitabo tumaze tukiganiraho. Ubu twatangiye Itangiriro ibice 27, ariko mu gihe gisa n'ikigo nyine n'iki gihe tubonye kuba byahuza n'igihe turimo. Iki gihe turasabwa kuba maso, nta kundi twaba maso gusenga, kuba maso dusenga. Inzara nuko Beluteshazari rero, Daniyeli amwibutsa ibyabaye ku mwami yasimbuye. Sinzi uko bakurikiranye, ariko yari azi amateka ya Nebukadinezari, nuko yahindutse, donc uko yaje kubaha Imana nyuma y'icyo gihe cyose. Imana ikongera ikamusubiza ibwami, ikagura, ikongera ikamuha icyubahiro kiruta icya mbere. Ariko Beluteshazari abirengaho rero, ajya gufata ibintu byo mu nzu y'Imana, Imana yamwica. Turi kureba ku kintu cyitwa harimo kubaha Imana. Turi kureba nanone ku kintu cyitwa gupima Imana, ngo iramupima, ngisanga ngo wapimwe, gusanga udashyitse. Nuko ubwami bwe icyo gihe yaraye apfuye umwami. Hari ibihe bigiye kuza bitari butinye kugera naho ibwami mu buyobozi hejuru. None inzara, umwami ngo bamubona yambaye ibigunira. Icyo gihe ngo
abari baragoswe ngira ngo banza ari Abasiriya bari baragose igihugu cy'i Samariya aho mu Isirayeli barahagota ku buryo abantu badasohoka. Nuko rero abo bantu babura uburyo babaho, babakupira tuvuga ngo ni bakupira amazi y'umuriro. Bimara igihe abantu rero inzara iratera, abantu batangira kurya abana. Umwami rero abirebye nuko aravuga ati umuhanuzi Elisa uyu munsi ngomba kumwica. Nuko amutumaho intumwa. Nibwo Elisa yavuze ati mbere yuko Elisa bamutumaho intumwa ngo zimucire umwami amwice kuko ntacyo amaze, kuko yamenye bari babizi yuko byaturutse ku Uwiteka kuko yemeye Imana, niyo bari bazi uburyo babanye n'Imana. Benedata dukwiye kumenya uburyo tubana n'Imana, tukamenya Imana yacu iyo ariyo, tukamenya igihe cyo guca bugufi, ko turi mu gihe cyo guca bugufi cyane, kwihana no kwiyeza. Ab'Imana icyura ikabacyura bagataha ijuru. Nta muntu ufite gutaha kujya muri Gehinomu, kuko abantu bari gupfa, yaba bagiye muri Gehinomu yaba n'ababonye ijuru. Iyo hari ibihe bibi abo bose baragenda. Muri jenoside mu 1994 abantu barapfuye, hari abagiye muri Gehinomu, hari n'abatashye ijuru. Iyo ibyo bihe byaje Imana yemeye ko biza, hari abagenda bagiye muri Gehinomu, ariko noneho n'Imana ubwo buryo ikabunyuramo icyura abantu bayo. None dutube maso kugira ngo niba hari n'ubucyura ataha ijuru. Ntabwo ubugingo ni ikintu gikomeye. Kuba turiho mu isi ntabwo ari umubiri, hari ibitumye turiho. Roho, umuntu w'imbere wa wundi tujya inama. Imana ishaka ko twihana tugaca bugufi, tukayubaha, tukaba maso, kuba maso mu bihe byo gusenga. Dukunde gusenga, aho ngaho Imana izatugira neza. Kandi kuko ibihe byo bidahagaze bitewe n'ibihe turimo, Imana izatugirira neza nitwihana. Biko biranditse muri Bibiliya. Kutugira neza ni gute? Ibyo bihe bishobora kuza, ariko Imana ikatugira uburyo ibitunyuzamo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibyo bihe bishobora kuza ab'Imana icyuye ikabacyura bagataha ijuru. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Uyu mubiri w'imbere niwo uzambara, niwo uzabona Imana. Hari igihe tuzabona Imana noneho amaso ubu turayibona nyine mu buryo bw'umwuka, ukabona ibyo ikora, ariko hari igihe tuzabona Imana. Haleluya. Hari igihe tuzabona Imana amaso ku maso. Iyi Mana rero yaremye abantu ikabashyira mu isi, izabaha n'ubwami, izaduha n'ubwami. Ntabwo rero ibintu tubamo mu isi biduhuza n'iki bitwereka ko hari igihe isi izarangira. Iyo tumenye ko hari igihe isi izarangira, birakwiye ko tumenya nyuma y'ubuzima hari iki. Isi nirangira umva nta kintu tuzaba tukikoramo, ngo isi izazimwa nk'uzinga urupapuro cyangwa nk'uzinga igitabo. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, ubwo ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashizeho. Haleluya. Wibaza ibyo bintu ari ibiki? Bibiliya ni kubivuga. Tumugenzure niba tubona ko isi iri kwangirika, niba tubona ko ibihe bigoye, ntabwo isi irangirika ngo tubibone as well nk'uko bibiri. Turabona imyuzure, turabona ibintu bihima, ibyubatswe bigwa. Ntabwo irangirika ngo tubibona gato cyane. Hari igihe kizaza, biranditse mu byahishura.
ariko tugenzuye, reka dufate umubiri wacu no wonyine, kuko turabibona yuko urangirika, tukabibona umuntu ureba ukuntu apfa, niba apfuye ko buri wese azapfa, none dutekereza gute ko nitumara gupfa bizagenda ubuzima buzaba burangiye? ngo uyu umuntu yapfuye ngo nta mirimo nta n'imigambi ibihari, uko umubwiriza yanditse. Benedata, turi gutekereza kuba maso, guturiza imbere y'Uwiteka, twaba maso mu gusenga, tugaca bugufi, tukihana, kugira ngo Imana itugire neza mu gihe gisa n'iki. Upfa apfa yejejwe, kuko byose birahari, ibyo byose birahari. Imana yatanze ibintu bitatu, ngo mu gihe arimo irabwira abantu bayo kwihana, ibwira Abisirayeli ngo utazicwa n'inzara azicwa n'inkota, utazicwa n'inkota azicwa n'icyorezo. Ibyo byari ibintu bitatu, kandi ibyo birahari. Bibiliya rero, na mu minsi ishize nibwo nongeye kwiga kugenzura ibihe. Yesu abwira abayuda abo yabwirizaga ati, ko muzi kugenzura ibicu, ukamenya ngo ibicu, ikirere kimeze gutya ngo hagiye kugwa imvura, cyangwa se hari bwirwe hameze gutya, kandi bikaba. None ngo kuki utagenzura ibihe biriho? Niba tubona hari ibintu bidutumba, tubona ko ibyo bintu bidutumba bizatwara abandi, twe bigadusiga. Korona yatangiye itutumba hera mu bihugu runaka, tukagira ngo ni ibyahariye, bukeye twumva yatugezeho. Imyaka 3 n'ubu nuko. Korona buriya ni isomo rikomeye bene data dukwiye kwigiramo, rikomeye, uko byatangiye kuriya bigenda bizenguruka bikagera ahantu hose, nta namwe byasize, niko mbitekereza ko kuhagera. Nubwo Imana nyine hari abo byatwara, baba barishwe na korona, baba barishwe n'ibindi, ariko tuzi ko hari imibare, hari abagiye. Iya mibare y'abantu mu bihugu bitandukanye, isi yose, nta na hamwe hasigaye. Ntabwo turabona isi yangirika, ariko tubujya tubona umuntu apfa. Rero none niba umuntu apfa, ubuzima bwe bukarangira mu isi, iyi migambi yacu dufite, ama projects menshi dufite akarangira, niki dukwiye gukora mu gihe gisa n'iki, kugira ngo wa undi waduhaye ubuzima ngo tububemo mu isi, ko twamenye neza ko hari uwabuduhaye, kandi isaha butwambura. Ni gute twabana nawe? Haleluya, haleluya, haleluya. Ni gute twabana nawe kugira ngo ubwo buzima tubemo neza, kuko hari igihe misiyo irangira. None iyo twabayemo neza, ahita tubwira ngo ngwino mugaragu mwiza wakiranutse mu bike, ibintu turimo mu isi ni bike. Hari ubuzima bundi. Yesu yavuze ngo aho ajya arahazi, ariko ngo aho ajya twe ntituhazi, ariko arimo aratubwira. Niwe wahishuriye Yohana mu byashuwe ibiri aho hantu tujya, arahamubwira. Imana yagiye ibishurira n'abandi bantu bayo. Kubishura ni kimwe, dukwiye kumenya yuko hari ibintu tutaramenya, tutazi, hari ubuzima tutazi, tutaramenya, ariko Yesu nicyo cyatumye ngo aza mu isi kugira ngo aducungure, tuzabane nawe. Nimuhagarike imitima yanyu ngo mwizere Imana, nanjye munyizere. Yohana ibice 14. Ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngiyo abadahari ngo mba mbibabwiye, yuko igihari nuko ngiye aho data ari, kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ngo inzira murayizi, ngo ninjye zinzira, ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ibi turimo, ibi tubayeho ubu,
twabonaga tuzambara undi mubiri niko Pawulo yanditse. Bishatse ngo hari indi si tuzabamo twambaye indi mibiri. Bishatse ngo ni nk'uko umwana ava mu nda, aba akiri mu isi yo mu nda, iyo avuyeyo araza. Ni nk'uko nabivuga, akaba mu noneho ahantu noneho abona ibyo bintu. So natwe behind scene hari ibindi tutazi. Hari ubundi buzima. Tuvuga ngo iyo dukora imirimo myiza tuba twubakisha mu ijuru. Hari abazaba ngo mu etaje, mu mazu meza nyine ameze neza. Hari abisobanura bakavuga ngo ni villa. Abandi bakaba mu cyaro, n'abandi bakaba aho hafi aho ngaho. Kandi icyo gihe ngo ntabwo bizabishoboka yuko umuntu yahindura ngo yongere agerageze ngo yubake nka gutya, ngo akorane umwete kugira ngo yubake. Aha hantu uwo mujyi, aho hantu turi kubaka tuzajya, nitwe twategura, nitwe twitegura ahantu tuzaba. Tuganiriye kuri iyo teme kuko turi mu bihe bikomeye, ngo iyo message igomba gutambuka. Ngo nyine turashimana ko yaduhaye iki gice twakizeho bitambutse ku zindi mbuga, ariko nibwo tugisangije ubu ngubu haraciyemo igihe, ariko bigahuza n'iki gihe turimo. Tube maso mu gusenga, dusenga Imana yindi yaduhaye ubuzima ku isangiza yabo twambura. Rero niyo yabo twambura ubwangaha ikahita twimurira, ni ukwimurwa, ikahita twimurira ahandi hantu yaduteguriye. Noneho tukabayo dufite indi mibiri, nk'uko tutari tuzi ko twaba mu isi kuzamo hano, ngo ntabwo twagize uruhare rwo kuza mu isi, ariko ngo tuzagira uruhare mu kuyivamo. Nicyo kizagaragaza wa muntu Imana yaremye ikamuha agaciro gakomeye nk'ako dusoma muri Bibiliya. Tubone ijuru, uruhare tuzajya n'uruhe? Kwizera Kristo, Mwami Yesu Kristo, ngo ari we nzira, niwe nyine utwereka, niwe utufata akaboko kaduheka, ngo imvi zawe ndazibiyenza, ari we uduhetse, akadufata akaboko. Niwe nzira, ukuri, niwe bya bintu twibaza se ni hehe nanyura, n'iki nakora. Niwe kuri, niwe bugingo. Ahabuze ubuzima, aho uri ubuzima muri iyi si, niwe utanga ubugingo, ubundi buzima. Ni ukuvuga ngo Adamu atarakora icyaha, we na Eva bari muri iyo paradizo, iyo barayisogongeye. Nabitoye, haleluya, Mana tuganirije. Ni ukuvuga ngo basogongeye ubwo buzima, ariko bakoze icyaha bakurwamo, ngo bakuwemo. Edeni igira hanyuma nyine, ubwo babaye nk'abamburwa ubuzima, babaye nk'abamburwa uwo mubiri, babona bisanga mu yindi si. Ahubwo umva iyo fenomene, Imana ihimbazwe cyane ko iri kumwe natwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe ko Adamu basogongeye ubwo buzima, bikanandikwa muri Bibiliya. Hari Edeni, paradizo tuzabamo. Bibiliya irivuga ibi byose, n'ibi byose muri paradizo harimo ibyo bintu byose, inyamaswa n'iki byari birimo. Imana no mwuka, nawe isenga ngo bayisenga mu kuri no mwuka. Niyo mpamvu ibintu by'Imana ni mu mwuka. Niyo mpamvu uyu ni umubiri nyine twambaye, ni nka body ya hano mwese, ni umubiri wa hano mwese. So tujya muri Edeni, abantu niyo mpamvu iyo dupfuye urabora, undi muntu aba yagezeyo, ari mu gitaramo gikomeye. Icyo gitaramo, reba igitaramo, noneho twifate, reba igitaramo cyo muri Edeni. Saki nderebo, haleluya. So
tuvuzemo kuba maso mu gusenga, tugasenga Imana yandi duha ubuzima, yiteguye no kudukura hano ikatujyana mu bundi buzima. Ntabwo dufite twamenye ukuri ngo muzamenye ukuri kandi ko kuzabatura. Ibintu bindi bituhugije ntabwo bifite kuduhuza. Hari gahunda, iyo umuntu afite gahunda runaka nta muntu ushobora upfa kuyimukuramo. Ngo iyi si irashirana no kwifuza kwayo kurahari, kandi ngo umwanzi Satani ngo azi ko amara igihe gito. Nta bubasha dufite namba ku muntu, nta n'umwe waremwe kugira ngo azabe mu mugabane wa Satani. Ibihendo by'isi, ibihendo bya Satani nuko. Ikindi Imana iri gupima, ngo irebe abashyitsi n'abadashyitsi, noneho ngo ihembe inahane. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu twabonyemo nuko ibyo bipimo birahari. Harimo inzara, harimo ibyorezo, harimo n'inkota. Ibyo byose birahari mu gihe gisa n'iki. Ngo utazicwa n'inzara azicwa n'icyorezo, utazicwa n'icyorezo azicwa n'inkota. Byose biradutegereje, kandi ntabwo bizagarukira ngo kubacitse. Oya, no hejuru mu bakomeye. Bibiliya bitwereka ko byagiye bigerayo. Tuvuga ko n'Imana ijya gukora agatendo mu gihugu cya Egiputa kugira ngo isohoremo ubwoko bwayo. Ibwami niho inama zose zaberaga, niho udutendo twaberaga. Abayobozi batuyoboye, abayobozi bayoboye rwose, dufatanye mu isi. Ikintu nabonye gishobora kutunyuza muri iyi si, kuko Satani afite timu kandi ni timu nyine ishize hamwe. Natwe tudafatanya ngo dushyire hamwe birakomeye, biratugora. Tukwiye gushyira hamwe, tugahuza gahunda yo kubaha Imana no gusengera hamwe. Ni icyo kintu cyonyine umuntu nyine akwiye gufata gahunda yo guhuza n'undi muntu. Pfa kuba twitwa abantu, buri muntu wese gahunda niho ruzingiye kugira ngo dusengere hamwe. Uyu Satani arahiga buri wese adasize n'umwe. Narindi kwibuka ko hari iyi si uko iramera nabi, hari tuzaba. Kandi ntitwibaze, natinze aho ngaho uvuga ni ntitwibaze ngo hano ni henge bizagenda bite. Bibiliya bivuga, nubwo tutaramenya, ariko twamenye neza hari ibyatubanjirije, hari impinduka, hari ibyo twamenye by'abahise. History, ureke na history ya Bible, nubwo Bible ari ukuri. Dufate na history zisanzwe z'ibihugu uko byagiye bihindagurika. Tujya twumva ngo isi ngo igeze ahantu heza komeye, ngo yavuye muri, hari ngo middle age, hari za middle age, hari cyangwa niyo moyen age n'ibya. Donc hari kuntu ibihe bikurikirana. Ibyo bihe bikurikirana bigaragara yuko bagenda bagaragaza yuko ngo tuva mu bishaje, ubu turi kugenda tujya muri technology zitandukanye, ngo tugeze muri 5G, ngo nyine no turava mu bwiza tujya mu bundi. Kandi ibintu turi gukora ubu nyine turi kujyana n'igihe tugezemo. Ivuga ko tundi kujyana n'igihe tugezemo, ibyo byose turi kubikora tujyana n'igihe tugezemo. Ariko ibihe birakomeye bene data, nibitwa iterambere. Ariko aya mazu imyuzure iraza ikabitwara, bakiga technology ku buryo imitingito ikaza ikabitwara. Barangiza bombi bwabo ababiteguye ni nabo baza, wa undi wavumbuye umuti bakamwica. Donc
urabona ko finale ari abantu bica abandi, barya abandi, inzara, ibintu nyine turi mu gihe cy'inzara. Urabona ngo buri wese afite, hari inzara ye. Iyo twavuze inzara yo mu mubiri, hari inzara yo mu mwuka. Noneho abantu bo baguye umwuma, nta n'iki, nta mwuka, wapi, nta kihari. Kuko yaba twari mu mwuka, gusenga ni mu mwuka, guca bugufi ugasenga Imana ikakuyobora. Mutima nama wacu utuyobora gukora ibyiza, ibyubaka ibintu byiza bitari ibisenya, byubaka. Ntabwo umutima urya ruswa, urasobanukiwe icyubaka. Ngo nubwo utaba uzi gushomoka, ngo ugire amagambo menshi, ngo umenye Imana mu buryo budasanzwe, buri wese ngo amategeko y'Imana mu gihe kiraje cy'uko amategeko y'Imana ngo aba ari ku mitima yacu, ngo nta n'umwe uzigisha undi ngo menye Imana. Hoya, buri wese rero ntabwo umutima yacu irya ruswa, tuzi uburyo ibyiza ibyo ari byo. Duhitemo rero inzira irahari, ni ugushyira hamwe tugakorera Imana, tugasenga, nta handi. Nidusenga aho ngaho n'Imana izadusanga, ni nk'Umwuka Wera yamanukiye intumwa yabasanze mu mwanya wo gusenga bahuje imitima. Nidufatanyiriza hamwe birakomeye. Shaka abantu mufatanyiriza hamwe, dukore, turwanye Satani nawe azaduhunga. Ibyo gisa n'iki, arakora cyane, ariko abantu akagenda atwara abantu gake kandi abatwara benshi. Nk'ukuriya korona yazanye igatwara, buriya nyine korona niyo yagiye igaragaza umubare. Buriya hari n'abandi bari kugenda tutazi benshi. Nuko korona yagaragazaga imibare runaka, ariko abantu bari kugenda cyane, kandi akenshi baricwa n'abandi bagenzi babo. So niba nari kuvuga ngo iterambere naho rituganisha, kuko turicana finale nuko twicana tukamarana, kuko ntabwo dufite inzara yo mu mwuka. None tuvuye mu y'umubiri, kuko yo byaturangiranye. Iyo mwuka rero, iyo mu mubiri turareba tukabona amagorofa n'ibiki, ariko iyo mu mwuka irakomeye, kuko finale abantu baricana, abantu bararya abandi. Dutegereza kari imbere umuntu, no kubona umuntu ry'undi rero ubu ntabwo biraza. Reka tuyite part 1, turakomeza tuganire na part 2. Dukomereza tukiri kwa mbere tuvuga Imana tuganiriza ku kintu cyitwa inzara n'ibihe, inzara, inkota, icyorezo. Imana tugeneza cyane. Buri wese ukomeza guha umwanya gusenga, turakomeza na part 2.